Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisozo cya nyacyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igisozo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kwibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira isomo rishya dushyizeho, kugira ngo ikizami gishya dushyizeho ujye uhita ubibonera ku gihe. Ibindi byo no kwibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 935 16 tukagufasha kubona code mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kuyitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho uramutse ukosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira cyangwa ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko. Murabizi tugenda twigisha abanyeshuri online bitewe nuko abantu benshi barabinsabye, barambwira ati wajya utwigisha online ko bitewe n'akazi dukora, ko bitewe n'amasaha tubonekera byajya bidufasha. Genda nigisha abantu online, nawe ukeneye ko tukwigisha rero watwandikira cyangwa ukaduhamagara ku iyo nimero tukagufasha. Rero ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Hehe. A iravuga ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B ikavuga ngo hegera inyamaswa zikurura. C ikavuga ngo hafi y'amatungo. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese niso cya nyacyo ni A, ese niso cya nyacyo ni B, ese niso cya nyacyo ni C, cyangwa se niso cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Kino kibazo abantu benshi bakunda kucyitiranya. Iyo bakubajije kino kibazo ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hakurikira, A bakavuga ngo mu nsisiro gusa, ntihagire irindi jambo barenzaho. Hano igisubizo cy'ukuri aba ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko iyo bavuze ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose, igisubizo cy'ukuri gihita kiba A. Niyo mpamvu hari abantu benshi nagiye mbona bari kubyitiranya bakabinyandikira muri comment ngo ushobora kuba wibeshye. Wapi, tuba twagerageje tukabakorera ibintu bifite ubuziranenge, ntabwo twakwibeshya. Wenda kwibeshya bishobora kubaho, ariko niyo byabayeho wenda nahita indi video nakurikizaho nahita mbivuga. Ariko hano iyo bavuze mu nsisiro kuri icyo kibazo mwari muri kumbwira ngo igisozo cy'ukuri ngo ni D, ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, bari bavuze ngo A mu nsisiro gusa. None hano bavuze ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Iyo bavuze mu nsisiro cyangwa ahandi hose, igisozo cy'ukuri aba ari mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Iyo bavuze mu nsisiro, B bakaguhereza iriya, C bakaguhereza iriya, na D bakaguhereza iriya, igisozo cy'ukuri aba ari D, nta gisozo cy'ukuri kirimo, kuko izi mbura zikoreshwa mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ubwo niba kubwira ngo A mu nsisiro gusa, uzamenye ko igisozo cy'ukuri ari D. Niba kubwira ngo mu nsisiro cyangwa hasi hose, umenye ko igisubizo cy'ukuri ari ahantu handitse ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari ufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe binyabiziga bifite ibipimo bingana ute? A iravuga ngo ubugari bungana ute? A iravuga ngo metero 3. B ikavuga ngo metero 2 na santimetero 50. Bibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure, aho metero imwe iba ingana na santimetero 100. Impamvu mbivuze nuko bakunda kwikoresha mwa bino bintu by'amategeko y'umuhanda, mwa bino bibazo bakunda kubaza, naho kilometero imwe iba ingana na metero 1000. Ubwo guhindura ingero ndakeka ko mu bindusha. C iravuga ngo metero imwe na santimetero 10. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, A ntabwo aba ariyo, B ntabwo aba ariyo, na C ntabwo aba ariyo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ikihe cyapa?
mbibutsa ko video y'ibyapa namaze kukibakorera nyishyira kuri YouTube channel, ni amoko 5 y'ibyapa. Hari n'akandi ka video gato k'iminota nk'umunane nabakoreye karimo samari cyangwa se incamake y'ayo moko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Mbibutsa ko ngiye kujya mbakora utuvideo dutoya tundi atari ibizame, turimo dusomo ngiye kujya mbigisha. Uba ugomba kumenya mbere yuko ujya mu kizame, w'ikintu ubusabwa no gukanda subscribe kugira ngo ikizame gishya dukoze, isomo rishya dushyizeho ujye uhita ubibonera ku gihe. Iravuga ngo inzira y'abanyeshuri. Kino cyapa uri kukibona ukuntu kimeze, gifite ishusho ni mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ndakeka kuri kukibona, kikaba mu bwoko bw'ibyapa biburira. Umuntu utarareba iyo video y'ibyapa wasura kuri YouTube channel yacu kareba ako ka video nabashyiriyeho k'iminota 8 karimo incamake, n'ubundi naho wakarangiza wamenya gutandukanya bino byapa n'ubundi bwoko bw'ibindi byapa, cyangwa ukatwandikira tugahereza video nini twakoze n'ibyapa buri cyapa gisobanuye. Iri kuri channel yacu, ariko ushobora kuyiburaho, ushobora guhita unyandikira nkayiguha. Iravuga ngo inzira y'abanyeshuri, ikavuga ngo abanyamaguru ntibemerewe, ikavuga ngo gace k'abanyamaguru nta kinyabiziga, ikavuga ngo ahegereye aho abanyamaguru bambukira. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cyanyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko ibibazo ntabwo bahimba ibindi ushobora kwigira ruhande, ibindi ushobora kubumenya, ushobora kumenya kwa yano mategeko y'umuhanda aba ari ibyo kugira ngo bigufashe kuzasubiza bino bibazo baba bakoze mu kizame. Hari abantu bakunda kubimbaza kamaza, mbese ibibazo n'ubundi nibyo bigaruka, ntabwo bahimba ibindi bibazo. Ndatekereza ko bamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cyanyacyo nta kindi ni D, ahegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa bakunda kugishyiraho bari kukwereka wowe uri umuyobozi w'ikinyabiziga kugiye kugera ahantu abanyamaguru bambukira. Baba bakunda kwambukira ku buryo bakunda kwambukira ari abanyamaguru, umubare mwinshi w'abanyamaguru. Niyo mpamvu cya cyapa bagomba kucyashyira kugira ngo bakuburire, wirinde ibyago ushobora kubateza cyangwa nawe ukabyiteza. Ikibazo cya kane kibaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Kitegereze neza, gifite ubuso bw'umutuku n'ikirango n'ibirango by'umweru cyanditsemo ngo stop mu ndimi z'amahanga. Mu kinyarwanda birasobanuye ngo guhagarara. Ariko se guhagarara byagenze ute? Ikavuga ngo guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Ikavuga ngo guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Ikavuga ngo guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. Ikavuga ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cyanyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cyanyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Iyo ubonye kino cyapa mbere yuko winjira mu iryo sangano cyangwa winjira aho hantu kiri, uba ugomba kumanza ugahagarara nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona. Ndakeka ko wari bamaze guhitamo cya gisubizo cyanyacyo, ndatekereza ko wari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ubonye icyapa kiburira cya mpande 3 gitukura mu muhanda? Wakora iki ukibonyemo icyo cyapa? Akenshi bakunda kubishyiraho ibyo byapa bitewe n'ikintu cyabaye kidasanzwe. Buri gihe ntago bihora ibyo byapa biri mu muhanda. Iravuga ngo hagarara utegereze amabwiriza. Ikavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Ikavuga ngo kukireka ukaguma ku muvuduko ufite ugakomeza. Ikavuga ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande 3 mbere yo gukomeza. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ni iki wakora? Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ubonye icyapa cya mpande 3 gitukura mu muhanda, wakora iki? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri rero nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Ni igisubizo ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye.
uba ugomba kugendana ubwitonzi. Ukibona icyo cyapa ntabwo kiba kikubwiye ngo hagarara cyangwa kikubwira iki, ahubwo ikintu uba usabwa ni ukugenda gahoro, ukagabanya umuvuduko, ugateganya ko hari icyago gishobora kugutungura imbere cyangwa hari icyago imbere. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Ni mu muhanda uri kugenda, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ubonye amatungo menshi mu muhanda, wakora iki? Wenda ni ku munsi w'isoko, amatungo bari kuyajyana mu masoko yayo, wakora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Iravuga ngo kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Ikavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ikavuga ngo kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. Ikavuga ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, asigaye uhitemo igiso cya nyacyo, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ntugende ngo uri gusiganwa n'amatungo. Murabizi amatungo nta bwenge agira, ushobora gusiganwa nayo ukabura rigonze rikaguteza ibyago, nawe ukaba wateza n'abandi bayobozi bari gukoresha umuhanda cyangwa inzira nyabagendwa ibyago, cyangwa n'abanyamaguru. Ikintu uba ugomba gukora ni ukugabanya umuvuduko zigatambuka. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo, iri kwinjira mu muhanda. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? Iravuga ngo gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. Ikavuga ngo kugabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Ikavuga ngo gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. Ikavuga ngo menyesha umuyobozi wa otobisi aguhe inzira. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igiso cy'ukuri ni A? Ese hano igiso cy'ukuri ni B? Ese hano igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa se ni D? Wakora iki? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Kuko wenda niba yavuye aho zihagarara yatangiye kwinjira mu muhanda, ugomba kugabanya umuvuduko ukareka igakomeza. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijoro rikeye mu ntera nibura mu ntera ingano te kujyo uri mu ntera runaka. Mwazino ntera baduhaye mwirabireyo waba uri kureba aya matara ndangacyerekezo. Ese mu ntera ingano te? Iravuga ngo metero 100. Ikavuga ngo metero 200. Ikavuga ngo metero 150. Ikavuga ngo metero 250. Ikintu usabwa ntabwo uvuga ngo uyu munsi bakoze iki kizame ngo nicyo cyonyine ndagenda gukora ngo buri gihe ngo nzajya nkora ikizame cyakozwe. Ahubwo kubera ko mwamaze kumenya ko bino bibazo n'ubundi ari byo bigaruka, ujya kuri YouTube channel yacu ukareba na video twashyizeho kera ukiha intego. Hari abantu wenda baba badakunda gufata iriya gazeti ngo busome, kuko biriya bibazo iyo ubyize utari gukora ushobora kubyiga usa nkaho uri kubiboroka, ukazagera mu kizamu ukajya urayoberwa ibisubizo bya nyabyo. uba ugomba kubyiga uri gukora, ukiha intego ukavuga ati buri munsi nzajya ndeba video 2. Ujya kumara icyumweru kimwe bisa nkaho wazengurutse mu gazeti yose, wajya mu kizame ugakora ugatsinda. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A muri metero 100? Ese igiso cy'ukuri ni B muri metero 200? Ese igiso cy'ukuri ni C muri metero 150? Cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D muri metero 150? Rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 150. Ukaba uri muri metero 150 ukaba wabona ano matara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. Ndatekereza ko waramaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kuwurenga uretse mu gihe A agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, B gukatira ibumoso, C ikavuga ngo guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari iki? Ese umurongo ucagaguye uvuga ko umuyobozi abujijwe kuwurenga uretse mu bihe bimeze ute?
ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese hano igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo murabizi. Igice cy'ibumoso iyo umurongo ucagaguye kigufasha gukatira ibumoso, guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, ndetse ushobora no kunyura ku kindi kinyabiziga iyo ugeze ku uwo murongo ucagaguye ugabanya umuhanda mu ibyerekezo byombi. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo iki cyapa kivuga iki? Tegeze neza ukuntu kimeze. Gifite ishusho mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, akaronko iburyo gasororotse, naho ibumoso karagiye kagera imbere kagasa nk'akegera ak'iburyo. Ivuga ngo ifungana ry'umuhanda iburyo, beka ngo ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso, se ivuga ngo akayira gato, beka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ikibazo kera njya gukora bigeze kuki barakimbajije. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa ni D? Hano igiso cya nyacyo ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro, nta kindi kino cyapa gisobanura B. Ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Urabona ibumoso niho hari gutuma habaho ifungana ry'umuhanda. Iburyo uri kubonaho nta kintu byateje, ariko kano karongo k'ibumoso kageze imbere karagondama kari gufunga umuhanda. Niyo mpamvu igiso cya nyacyo ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Mbibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Niba utari wagireba iyo video y'ibyapa, nagushishikariza gusura kuri channel yacu ukareba iyo video isobanuye neza, kugira ngo ujye umenya gutandukanya aya moko 5 y'ibyapa byo mu mihanda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Ubonye ko hari umuntu ushaka kukunyuraho, weho witwaye ikinyabiziga bagiye kunyuraho, ugomba kubahiriza iki? Iravuga ngo kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, ukegera iburyo bw'umuhanda ku ruhande rw'iburyo. Se ikaba ngo ukongera umuvuduko, se ikaba ngo guhagarara, ikaba ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza, usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda nicyo kintu uba ugomba gukora kugira umuhe umwanya uhagije na kunyuraho abe ataguteza ibyago. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Ese birangwa n'iki? Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere, tegereze neza, hitemo igisubizo cya nyacyo, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Beka ngo ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. Se ikava ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ikava ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo urabona ko kino kibazo ni ibyapa, niyo mpamvu ugomba kwiga ibyapa, ariko bakibajije mu buryo bw'iki? Bw'amagambo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Hano igisubizo cya nyacyo rero ni A, ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ndakeka ko
bisa nka kiriya cyapa twari turangije haruguru, bisa nka kino cyapa twari turangije haruguru. Iki cyapa nicyo byapa biburira, uri kubona gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hariya ubonye bahisemo igisubizo cy'ukuri bakavuga ngo ni ishusho ni mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ikibazo cya 13 kibaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa hehe? Bikurikizwa gusa A mu masangano, B mu bimenyetso bimurika, C A na B ni ibisubizo by'ukuri mu masangano cyangwa mu bimenyetso bimurika, D ikaba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni iso cy'ukuri ni D? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ese ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? A baravuga ngo ko hari icyago, B ikavuga ngo icyago kidasobanuye ukundi, C ikavuga ngo imiterere y'icyago gitunguranye, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibyapa biburira birebereyeho kumenyesha umugenzi iki? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro. Ibyapa biburira nka kiriya amaze kubereka gifite ishusho ya mpande eshatu, ubuso bwera, ibirango by'umukara, kibereyeho kugira ngo kimenyeshe umugenzi iki? A iravuga ngo ko hari icyago, kakumenyesha ko hari icyago. B ikavuga ngo icyago kidasobanuye ukundi, C ikavuga ngo imiterere y'icyago gitunguranye, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Igisubizo cya nyacyo ni A, bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ku muyobozi w'ivatiri icyapa kivuze iki? Twayivatiri iki cyapa kivuze iki? Kukibona ukuntu kimeze, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ikirango n'ibirango by'umukara, handitsemo 5 nini na T ntoya. Ese uri umuyobozi w'ivatiri iki cyapa kikubwiye iki? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo. A iravuga ngo kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje 5 mu isaha. B ikavuga ngo nta burenganzira kimpa mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. D ikavuga ngo ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kiriho. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Iki cyapa uri umuyobozi w'ivatiri kibereyeho kugira kikumenyesha iki? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo. Ese ni A, kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje 5 mu isaha. Ese ni B, nta burenganzira kimpa mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, nta bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cya nyacyo ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro, ndakeka ko amaze kugihitamo. Igisubizo cya nyacyo hano ni C, ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. Iyo kino cyapa harimo ntabwo haramo 5, ntabwo haramo 5 toni, harimo 10 toni biba bireba izipima toni 10 no kurengaho. We nta kintu kiba kikurebaho. Niyo mpamvu kino cyapa umuyobozi w'ivatiri ntacyo kiba kimurebaho, kuko ntabwo abagejeje muri toni 5. Ikinyabiziga cye nta toni 5 kiba gifite. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yemewe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni? A iravuga ngo toni 20, B ikavuga ngo toni 16, C ikavuga ngo toni 12, D ikavuga ngo toni 10. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko uburemere iyo bavuze ngo toni imwe ibingana n'ibiro 1000, ariko mu buryo bwo koroshya ingero bazana toni. Niyo mpamvu haho b'ingero nyinshi
urabizi toni 20 ntabwo wazishyira mu magarama. Ibiro 20 ntiwabivuga ngo amagarama angahe, byaba byinshi. Hano rero ni toni baravuze toni 20, B baravuga toni 16, C baravuga toni 12, D baravuga ngo toni 10. hari ahanditse se ni kuri D toni 10. Hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza uteme igisozo cya nyacyo, hanyuma ucyandika ku papuro. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se toni 12. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ugomba gukora iki nkawe umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye ukawambara mwembi. B ikavuga ngo kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. C ikavuga ngo funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D ikavuga ngo kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Utwaye ikinyabiziga gifite imikandara ku izindi ntebe, none ubonye ko abandi bari mu kinyabiziga nta mikandara bambaye, wakora iki? Ese hano igisozo cy'ukuri ni A, ese hano igisozo cy'ukuri ni B, ese hano igisozo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni D? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Urabona bino bisubizo baba baguhaye, nawe iyo utekereje neza ubona ko bimwe atari byo. Ikireba nko kuri abavuze ngo gukuramo umukandara wambaye mukawambara mwembi, ubwo urumva wafata umukandara wawe ukawambika abantu babiri. Mbega ngo kwirengagiza ukabirengagiza bati muri make ntubiteho. Hano rero igisozo cy'ukuri ni D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo bumwe mu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku kazamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Iyo feri bayita ngo iki? A. Feri yo guhagarara umwanya munini. B ikavuga ngo feri y'urugendo. C ikavuga ngo feri yo gutabara. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese iyo feri ni iyihe? Gutuma igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Iyo feri ni iyihe? Hano rero ese igisozo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa ni D? Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Kuba bavuze ngo niyo umuyobozi yaba atarimo, ubwo urahita wumva ko ni feri yo guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo utugarura muri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. A iravuga ngo umweru, B ikavuga umuhondo, C ikavuga ngo umutuku, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisozo cy'ukuri ari ikihe? Urabona igisozo cya nyacyo ari ikihe? Bibutsa ko tugarura muri ubwatwo ntitwaka, ariko iyo urumuri rukubiseho bitewe nuko gasa, niba gasa umutuku agakubitaho urumuri rw'ikinyabiziga cyawe uhita ubona katse umutuku, niba gasa umuhondo uhita ubona hatse umuhondo. Habaho n'irangi ngarurarumuri, ibikoresho ngarurarumuri aba ari byinshi. None hano bari kukubwira ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara risa rite mwa yano mabara baduhaye. Ese igisozo cya nyacyo ni A, ese igisozo cya nyacyo ni B, ese igisozo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Tugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara ry'umuhondo. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789931626 tugagufasha. Mbibutsa ko unakeneye ko tukwigisha by'umwihariko, tubigisha online, tuba dufite amasomo ukuntu agenda akurikirana, niba uri umutangizi, niba hari ibintu uziho, kugira ngo tugona gusobanura ano materime akomeye akoreshwa kugira ngo nujya mu kizame uzabikore udasa nkaho wabiborotse, uzabikora uri no kubyumva, binagufasha guhita ubona perime bikoroheye. Ikibazo cya 20 rero ikintu busabwa rero nuko twandikira tukagufasha ukiga ugakora rimwe ugatsinda.
kirabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye nibura umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye nibura n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. A iravuga metero 50 nibura, B iravuga metero 100, C iravuga metero 150, D iravuga ngo metero 200 nibura. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese amatara ndangaburumbarare y'ikinyabiziga bagomba kubonwa n'undi muyobozi wenda ari mu ntera inganute? Ese hano igisozo cy'ukuri ni A metero 50, ese hano igisozo cy'ukuri ni B metero 100, ese hano igisozo cy'ukuri ni C metero 150, cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni D metero 200 nibura? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D muri metero 200 nibura. Ndakeka ko kino kizame dukosoya aricyo kigufashije. Ukeneye ko hari ikintu tukwigisha wakitwandikira muri comment, kandi wagize ikibazo waduhamagara tukagufasha. Serivisi yo kugusobanurira aba ari ubuntu. Ndakeka ko insizi turi gushaka twese tuzayigeraho. Ndakeka ko Imana ikomeje kubandindira. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha.